gira iki ubwe umwana ugira amanota makeya tugiye kumusengera. Dufite ababyeyi batuka abana babo byaranze. Hari abana babaswa bajya babona mujye mubona amazero muzi hano. Mwe kubyigana mugende gakeya abana babona amazero. Tugiye kubasabira umwuka wera tubasore ubwenge no mu ishuri. Yaba yabonetse naze rwose ingwino ubukwe kandi muzabutaha. Ufite imyaka ingahe? Wabyariye mu rugo? Sawa nawe uri umukobwa. Mugiye kubaseka nimwe muzabatwerera. Ndamara muraseka aba bantu barizeye. Uyabyariye mu rugo atabonye umugabo rero yazabyara abandi. Niyo mpamvu rero uyu nguyu wabyumvise uzakora ubukwe. Tugiye gusengera. Nawe ufite imyaka ingahe? Byo gutera isoni. Imyaka yawe Yesu arayizi. Ntago yizi. Ntago azi imyaka afite. Nta kibazo. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka 19 umurongo waho wa mbere turageza ku murongo w'9. Ariko insanganyamatsiko tugiye kuganiraho nivuga yuko akenshi cyangwa se igihe cyose iyo Yesu anyuza ahantu abafite umuntu agiye gusura. Ntago Yesu ajya atembera kujya kw'abakira rugendo bagenda bareba ibiti bigendera gusa. Ahantu hose Yesu anyuze abafite umuntu aje gushaka. Kandi amakuru mfite yizewe nuko umuntu aba hari. Tugiye kumva inkuru rero y'umugabo umwe washatse wagiye mu giterane nk'iki turimo yitembera. Ntabwo ari n'umurokore kandi abameze nk'uwo hano barahari. Abantu baje hano batazi n'ibyabaye bapfa kubona imodoka ziri kuza ibyuma biri kuvuga baravuga ngo reka nange ngeyo. Ariko ikintu gitangaje nuko mwaje muraritswe na Yesu. Nubwo waba wumvise byakujemo gusa niko Yesu ateye niko agerarika twese niko twaje. Inkuru rero tugiye gusoma ni ya Zakayo. Haranditse ngo Yesu agereye Yeriko arahanyura. Hano bavuze ngo ni munyinya imunyiginya. Aha rero imunyiginya turashaka kubatangariza yuko aba bantu bari hano nkuko umuyobozi wa gahunda bivuze ntabwo bagiye bakira abantu. Ntabwo mwumvise bamwakira. Njya nsaba abayoboye amateraniro ko bakwiye kumenya ko hatari abantu bonyine gusa na nyir'ubwite aba agize gute ahibereye. Kandi biragora kuvugira umuntu ahari, biragora cyane. Niyo mpamvu nawe ubwe rero niyo nubwo mutumvise bavuga ngo twakire Kristo Yesu kanyiri torero, ariko icyerekana ko hari ni imirimo ari gukora. Ni mutabyemezwa no kumubona mu maso, ariko imirimo ari gukora hano niyo cyo kimenyetso ko ari kumwe natwe. Haranditse ngo Yesu agereye Yeriko arahanyura agira mu nyiginya. Agira bute? Arahanyura kuko afite ubushobozi bwo kuhagera. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere ye, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ngo Zakayo ururuka kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Amen. Nta rindi jambo nsoma kuko rako mu kanya tugiye kumva indirimbo zindi. Namwe ntago mwari muri butahe aka kanya, singe mujya kure kuruta abandi. Turashaka kumva izindi ndirimbo. Iyo twaje mu giterane twumva ijambo ry'Imana, tukumva indirimbo, tukanasenga. Iri jambo ngo tugiye gusengeramo rero. Iri jambo riravuga ngo Yesu yanyuze ahantu ahurira n'umugabo nawe utamuzi, ariko wamwumvise. Ntiyari n'umurokore gusa, yumva ntakwiye kubaho hari amakuru yumvise atabyaje umusaruro. Uzirinde kuba mu buzima bw'ikintu abandi bantu bazi gifite akamaro utakizi. Yesu rero yarazwi kandi azwiho ibintu byiza, ariko uyu mukire
ataramubona atanamuzi, amwumvana abakozi bo mu rugo n'abamurinda. Ariko afata icyemezo kizima, aravuga ngo sinzabaho ntabonye Yesu, kandi mfite amakuru ko azaca muri quartier, azacaho ntuye, ngiye kujya kumureba. Abakafite imbogamizi rero. Imbogamizi ya mbere, ntabwo yari umurokore. Abarokore ndabona mwaje muricara mufata intebe, ariko mwagombye gufata abantu batamenyereye hano, mwebwe mugahagarara hakicara abantu b'abashyitsi babandi batamenyereye aha hantu. Umuntu Imana yaba yazanye hano atahamenyereye, yumvise muririmba kaza, yagombye ko ro wanje kwicara aba hano mumenyereye mu rugo mukabaha kanya. Ariko nta kibazo. Zakayo, iyo umuntu yabaye Zakayo, ntajya burahagarara, ntajya buri uko abigenza, yashaka igiti akagihagararamo, ntajya buri uko abigenza. Icyo nzi uwo muntu waje hano Imana yazanye, nawe arahari, yaba ari kure cyangwa ari hafi, akenshi umuntu arahari. Zakayo rero icyo namukundiye, yaravuze ngo ikiguzi cyose binsaba, igiciro cyose biza kunsaba ndakishyura, ako sintaha uko naje, sintaha ntabonye Yesu. Nawe rero ikiguzi bigusaba ukishyure, hanyuma ubone Yesu. Kandi ikiguzi Yesu asaba ni ikintu gito, ni ugutera intambwe gusa imwe ukazaho Yesu ari. Uyu mutunzi rero aravuga ngo ngenda njya mu giti, fagitire binsaba nuko njya mu giti. Kujya mu giti wabyita ko ari bito, ariko ni binini ku muntu umvisha ingano yari afite. Yari umukoresha w'ikoro mukuru. Mwibuke ko umuntu ushinzwe imisoro mu gihugu ni umuntu uzwi, umva, ni umuntu uzwi. Ariko aravuga ngo ntacyo bimariye kubaho ntafite Yesu, ngo nuko ndi umukiri. Icya kabiri, ngo yari n'umutunzi akaba n'umuyobozi, ariko agira imbogamizi y'ubugufi. Aravuga ngo yonza kuba muremure nari kumureba bitangoye, none ubugufi bwanjye bumbujije kumureba. Afata icyemezo rero, aravuga ngo ndazinduka kare, mva kumenya inzira nyuramo, ndashaka igiti kimfashe kinyunganire, ningera mu giti ndamubona neza. Iyo rero waje gushaka Yesu gutyo, usanga nawe ahari. Ntabwo Yesu yagucaho byakuvanye mu rugo, ntabwo yakunyuraho ngo agende. Muri ibyo yaravuze ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige. Amen. Ndashaka umuntu waje rero, ndashaka umusengera. Hari umuntu Imana yahamagaye araza, aza muri kino giterane, ndashaka umusengera kandi arabona impinduka, kandi ntabwo impinduka itinda. Mu muhakayira umuntu ushaka ko tumusengera, wumvise abarokore bakoze igiterane akumva yaza. By'abarokore ntubizi, tunabimenyereye, ntibonye naho wicara kuko hano ntuhamenyereye, ntibanamenye ko waje, ariko uzi ko waje ni Yesu, baguhakayira tugusengere. Ninde ushaka ko tumusengera rero? Baguhakayira. Ndashaka gusengera umuntu waje mu giterane ari ubwa mbere, ibyo abarokore atabimenyereye, turakomeza ibindi twamaze kumusengera. Kandi ashaka gutangariza ko urahari, n'Imana nayo yakuzanye, nubwo abantu batakuzi, akimana irakuzi. Ngwino tugusengera Imana, nyaruka niba uhari. Sinzi ko abona nahanyura kubera ko n'inzira yanyuramo ntiyapfa kuyibona. Ntago mu muhakayira yarahari, baba bahari aba bantu. Umva, ni Imana yabazanye, twese nuko twaje, maze ngiye kubakora mu kiganza. Kandi ikiganza ngiye kubakoramo ntabwo uko mwaje mumeze ariko mutaha, nuko Yesu ajya ahamagara. Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha. Bari bahari rero, kubera ko tutihuta n'abandi mu bahakayira, ikibazo babuze inzira kubera yuko harafunze, ntibabona aho baca. Protokole ya hano ntiyabahakayira ngo iborohereze, ariko ubundi yanyura kwa ndese. Ariko mutanga akayira, twashaka gusengera abantu, nuko abantu baza. Ubu ngubu ni Imana yabazanye, ubu murahenda mu maso y'Imana. Imana ifite umugambi mwiza. Imana umva rero, uretse no kuza muranatahana. Abajene muha abajene akanya, kubera ko bazatinda mu isi. Mu mpera urubyiruko akanya, umva, mubanyoherereza abo bantu. Imana iguha umugisha, barahari. Mubazane rwose, ubona umuntu ashaka kuza mu muhakayiraze, mu muherekeze. Imana iguha umugisha. Umusore nk'uyu nguyu mwiza cyane, Imana iguha umugisha. Umva, ndashaka kubabwira ko hari abantu Imana ifiteho umugambi igiye kugirira neza. Yabahamagaye butari bwaca, barabwira ngo baze mu giterane, dore nawe urimo, ngwino nawe uri umwana w'Aburahamu. Umva mada, nyaruka. Ndabona abagabo beza cyane, ndabona abadamu beza cyane. Aba bantu mukomere Imana amashyi. Aba bantu ni Imana ibazanye, mujye kunzanira abandi.
Imana ibaha umugisha. Mujye kuzanira abandi, mujye kuzana abandi. Umva murahenda rero. Umva Imana yabaharitse kare. Mu ijuru hari amakamera ari gufotora avuga ngo hari abana b'Imana bari hano. Imana ibaha umugisha. Mugana mubanzanire mubahakayira. Kora hano umva umugabo mwiza nkawe. Umva nimuzi. Aba bantu Imana yari yabazanye nuko twese twaje nuko bigenda. Mundebere inyuma ko nta muntu usigaye, ko nta musore usigaye, n'abari inyuma y'amashuri, n'abari mu ntoke. Umva ma, nawe uri umwana wa Aburahamu, nawe umubigirira neza. Imana yagukunda. Karibu karibu nimubakayira. Uyu munsi ni umunsi wanyu. Hari igitangaza Imana yabikiye aba bantu. Nimuze twese nuko twaje. Imana ibaha umugisha. Nimuze abasore b'inyuma yongiye mubanzanire n'abari mu ntoki. Umwami ari kubashaka. Ntagiye umuntu utaha adakoze mu kiganza cya Yesu. Inkumi nziza z'abakobwa, haleluya, abakobwa beza Yesu arabashaka. Ngwino nawe Yesu agushaka. Mada egera hino. Umva uraberewe kusanga Yesu. Ngwino wawuzanye n'umwana rwose. Inyuma mu ntoki n'abari mu mihanda mubanzanire hirya. Abajene bari inyuma yongeye ku mashuri. Nimuze Yesu arabashaka. Wari waje Yesu abizi, wagize ngo wizage, ariko n'umwami wakuraritse. Kasaba mwegeze hafi maze tubasengere bapfukamye. N'indwara zanyu zirakira kandi Imana irabaha umugisha. Yesu mugiye gutahana. Ntabwo Yesu mumusiga mu kibuga, murajyana mu rugo. Mwumva ibintu Imana igiye gukora ku buzima bwanyu. Sabe korari mwaririmbye mwese muhaguruke. Nawe uri umwana wa Aburahamu. Umva wari uhehema. Ngwino umva baracyahari. Umva cyano. Nawe uri umwana wa Aburahamu. Ni Imana yakuraritse. Imana iguha umugisha. Ngwino nawe uri umwana wa Aburahamu. Umva muraberewe kuza imbere y'Imana. Murabona impinduka. Uko mwaraye siko mwongera kurara. Uko mwarotaga siko mwongera kurota. Ibyabaryaga murabisiga hano. Indwara zanyu zirahunga. Karibu. Imana ibaha umugisha. Umva Imana irabakunda cyane. Ibakunda urukundo rukomeye. Kandi Imana ibafiteho umugambi mwiza. Mundebere ko ntawe usigaye. Umva nyaruka. Imana iguha umugisha nawe. Muri abana ba Aburahamu. Yego kora hano ma. Ntabajene basigaye. Abahungu barahangaha. Abahungu ndashaka abasore babandi nyine bazarama ku isi. Ndashaka kubona abakobwa b'inkumi bazi imbere ya Yesu. Imana ishimwe. Mushyire umukeka hano mwawuzanye. Imana ishimwe cyane. Uratsitswe rero ugiye kurara nabi kandi wari waje mu giterane utahiye aho ngaho kandi Yesu yanyuze iwanyu. Yesu yanyuze kuri uyu musozi. Mugiye gutahana mu rugo ahindura ubuzima bwawe. Yego tugiye kubasengera. Mwizere hagiye kuba igitangaza, hagiye kuba ikintu. Ntabwo ari uko mwaryamaga muraza cyahano ma. Nawe uri umwana wa Aburahamu. Nawe Imana irakuzi, ikuzi izina. Nawe cyahano mukobwa, Imana irabazi. Imana ishimwe cyane. Kora hano. Nawe uri umwana wa Aburahamu mukobwa. Nawe uri umwana wa Aburahamu. Imana iguha umugisha. Twese nuko twaje. Niyo nzira tunyuramo. Ahantu se murahakwirwa. Kuza kwa Yesu biroroshye cyane. Ni ugupfukama gusa. Bita birangira. Ndabona n'abandi bagihari. Nawe wari uhari burya se. Wari watiza ariko ngwino. Umugabo mwiza cyane. Umva ma. Ngwino. Imana igufiteho umugambi mwiza. Ndabona n'abana barimo bagenda baza. Abana mva muze. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusenga rero. He kugira umusore uvuga ngo umva tugiye gusenga mwegere hano. Uyu mukeka urasengeye. Ntabwo tubatinza murapfukama gusa. Duhamagare Yesu. Umva mbega ibyiza. Mwongere Imana amashyi. Mwegere imbere. Mwongere Imana amashyi. Umva mubereke bapfukame imbere ya papa. Mukomeze imbere bapfukama hasi. Negupfukama hasi. Imbere haramukeka. Komeza imbere mwereka haje. Abashumba murambura ibiganza kuri aba bantu. Ibi biganza byanyu birarema. Birukana indwara ku buzima bwabo. Barabahundira ubuzima. Barashaka gukizwa kandi mwiza kwitegura kubafasha. Nibamara itumara kubasengera ushinzwe ibitorero abafashe. Ibiganza murambura ibiganza kuri abantu. Mana y'imbabazi nyinshi. Mana y'ubutware. Twese nuko twaje. Iyi niyo nzira tunyuramo. Dore bari wabaranditse Mana. Bumvise igiterane none baraguhindukiriye. Ntabwo birasanzwe bazi by'abarokore none babijemo. Ndagushimiye papa.
ndagira ngo nkwereke aba bantu, harimo abakobwa, harimo abasore, harimo abagabo, harimo nk'abamama. Aba bantu bose bari aha bakure mu gitabo cyo kurimbuka, baha ubugingo, tubatuyeho umugisha, bakira n'indwara zabo, bakira amahoro, banesha ibyaha. Werekano kanya ubishimire Mana. Reba iyi foto ikugwe neza mu bwami bwawe. Abamarayika b'Imana babone ko uyu musozi Yesu yahanyuze kandi abonye Zakayo. Urakoze nyakubahwa, tukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu mugira neza. Amen. Muhaguruke rero tujya gukora akantu gato gusa. Amen. Yesu ashimwe. Ninde muntu ngiye kubaha ufite ikaye n'ikaramu, kuko abangaba Yesu yamaze kubandika, ariko namwe mukwiye ukora umukuru. Hanyuma rero urahita ubagarura ufite dore ngiyi mbo mpataka ngwe n'ahandi wandika. Wabyumvise? Nguhaye iki gitabo, wacyumvise? Nguhaye n'ikaramu, uzajye wandikamo abantu wese azana, ubigumane. Aha, sawa. Nimukurikira hariya ku mashuri rero, agiye kubandikamo. Umva, kandi umuntu wese wiyandikisha amazina yombi. Murabona ibintu Imana izakubakorera. Mugire vuba murasanga ndi gusengera abandi. Mugenda bandike neza, handitseho ibintu bikomeye mwiri akaye. Umuntu wese uri mwiri akaye n'iri karamu arabona igitangaza cy'Imana. Haleluya. Amen. Ngiye gusengera abantu baguye rero. Mfite abantu baguye, ndashaka kubasengera. Uyu mukeye kuri mu mugisha. Umuntu uzi ko yaguye naze hano. Wigeze akizwa akabatizwa akagwa, ngaho pfukama, gira vuba, ihute. Umuntu uzi ko yigeze amenya Imana akabivamo, Imana yamugendera kuri umusozi, baguha akayira. Umuntu wigeze, ngiye kubasengera mu byiciro ko ndabona mumirewe nabi. Ndahera ku bagabo. Abagabo murwaye muze hano. Abagabo ndashaka abagabo hano. Abagabo barwaye kandi umva muwe muretse subirayo. Umuntu uza ni umuntu uza aje gukira. Uwumva asubira yarwaye ntirirwaza. Umuntu uza hano ni umuntu uvuga ngo ngiye ndwaye nimfukama kuri kano karago ndataha ndi muzima. Ari uza uwizeye ko akira, kuko bikubera uko wizeye. Abari uza wenyine uje gukira, abari uza. Umugabo urwaye ari akaba ava hano akize. Ndashaka kubona abagabo bagiye guhaguruka bakize. Nta cyaha mwakoze, no ariko mugiye gupfukama urava hano uri muzima. Ibyo Imana igiye kubakorera si ubwa mbere bikora. Imaze iminsi ikiza abarwayi. Abagabo murwaye nimwemere gutaha murwaye. Abagabo ndashaka kubona abagabo barwaye. Uyu munsi mutanga itangazo, mubwire ibyabaryaga ngo leo njoreho indwara nari ndwaye irarangiye. Aba ni abagabo barwaye. Umva abashumba rero muzenguruke ibiteraniro ry'abagabo bari barwaye, bagiye kuba bazima, bagira ubuzima budasanzwe. Abagabo barwaye, hari ubutumira bwa Yesu, muganga witwa Yesu ari gukora kuri ubutaka. Abagabo barwaye nimuze. Abagabo abasore noneho namwe nimuze. Umujene urwaye, hari umusore urwaye uri hano. Umujene w'umusore, umusore urwaye niwe muhakayira nabaze. Turi hano, turi kwa muganga. Ndabona nta basore barwaye, hari harembye abagabo. Nta kibazo, abasore nta kibazo bafite. Aha, ngiye gusengera abangaba. Reka nsabe umushumba azamuriye bamuhe mikrofone. Bagwe mikrofone. Tugiye kurukana indwara. Mwabagabo mwe ntago mutaha umurwaye. Gupfukama kwanyu kurabakijije. Mukize cyagihe mwazaga. N'indwara zirabizi. N'indwara nziko bagusengeye, nziko wanyweye imiti, ariko uyu munsi uko waje umeze sikusubirayo. Zamuri sengesho, hanyuma turamuriganza kuri aba bantu. Mana y'imbabazi, mushumba zamura. Tugushimye mwami Imana yacu. Yego, tugushimiye ubutware n'ubushobozi. Tugushimiye yuko abagusanga bose nta n'umwe usubizayo. Turacaha uburwayi bwose mu izina rya Yesu. Urwaye imitwe akira mu izina rya Yesu. Urwaye umugongo nawe muzima mu izina rya Yesu. Urwaye we, yewe wagishakwe we, indwara yiyoberanya itumva umuganga, indwara itumva imiti, turayirukanye muri kino giterane. Bagomba kuba bazima. Twabonye Imana ikiza, twabonye Imana itabara, Imana igira neza. Ni umutware w'abatware, ni umwami w'abami. Haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Tuguvugirije impundu. Urakoze Yesu, urakoze. Turirukana abadayimoni, turirukana imyuka mibi, imitongero y'abarozi turayicyashye mu izina rya Yesu. Uhereye none babazima, uhereye none babazima, uhereye none babazima mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Reka imbaraga zikiza, reka imbaraga ziva ku maraso ya Yesu, reka imbaraga z'umwuka wera zibamanukire, bari barwaye bakire, bari barushye baruhuke mu izina rya Yesu. Urakoze urakarama, urakoze urakarama. Turagushimiye Mana kubakijije, tuguhaye icyubahiro, tugukomeye amashyi. Urakoze Mana, tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi. Urakoze kubakijije mu izina rya Yesu. Amen. Muzaze gushima Imana. Amen. Abadamu barwaye, mwaba muhari namwe. Umudamu urwaye arahari, wizeye gukira agataha afite ubuzima. Umudamu urwaye yaba ari hano. Hari umumama urwaye akumva ameze nabi. Abadamu murahari? Aha. Ya, Imana ishimwe cyane. Muri kurukangira kwa Yesu. Umva, nta mituweli abasabye, abakije ku buntu bwe. Ndabona imikeka ibaye mike. Bamwe mwijiremo hagati, mwijiremo hagati. Mwegeremo. Tugiye gusenga izi ndwara zose n'amazina yazo n'imbaraga yazo n'igihe zabafatiye n'iminsi zimaze. Musezere ku burwayi. Uyu musozi Imana ikukoreraho. Uyu munsi Imana yaremye igendereye agasozi kanyu. Iyi ndwara yakumugaje, indwara yakuzengereje, hari umuganga witwa Yesu wakoreye hano hantu. Uyisezerere. Imana iri mu kazi, Imana iri gukora, ifite ubushobozi. Imana imbabazi nyinshi. Aba ni ababyeyi barwaye, dore bamaze iminsi barwaye, n'abantu barabizi, bayobewe iyi ndwara. Hari bamwe imiti bikanga. Kuri uyu musozi Yesu yahagenze, Yesu azakorera. Hari ubuzima, hari umuti, hari imbaraga z'Imana. Shingiye ku butware bwawe Mana, sohoye indwara mu mibiri yabo, indwara zo mu magufa, indwara zo mu nda, ibibarya bituma badasinzira. Tunanije imbaraga z'uburwayi mu izina rya Yesu. Ababyeyi bari imbere y'Imana, ntabwo bari imbere yacu, bari imbere y'ijuru, imbere y'abakuru, imbere y'ibizima, imbere y'abamarayika. Bagomba kuba bazima. Ibyananiranye kwa muganga birashoboka imbere yawe, birakora. Ndagushimiye Mana, ukomeye amashyi menshi kuko hari icyo ukoze. Haleluya. Nimuhaguruke, Uwiteka abagiriye neza. Mugendere mu butware bwe, mugende mubwire Satani ngo mvaho Satani, nakiriye mu giterane. Imana ihaze kwizera kwawe, ibabere uko mwizeye. Ubwo mwapfukamaga Imana yabahaye imiti ihwanye n'uburwayi bwanyu. Nimuhumure, ntimugire ubwoba. Ijoro murasinzira, murabona igitangaza cy'umunsi. Kasaberera abakobwa murwaye mwegere hino. Niba ari abakobwa barwaye baze muri amateraniro. Mwaba muhari mw'abakobwa mwe mufite indwara, mwayo wari ibiki. Niba muhari namwe mwaza, niba ntabo waje, ndabona yaje. Mahumura, ugomba kuba muzima mukobwa. Abakobwa barwaye, murwaye, hano hari indwara nyinshi. Izi ndwara uko zitwa ntituzi icyaziteye. Ndabona n'abana barembye, murarwaye, ariko hari Imana. Imana iz'abakobwa, izaho mutuye, izaho mugenda, izi ibibabaza. Iyo Mana ni Imana yanyu. Uyu musozi uriho indwara, ariko hari na Yesu waje gutabara. Yego, ndabona Yesu ari gutabara. Yesu ari mu kazi. Mwegere imbere, mwegere imbere. Abana mwegere imbere, mwegere imbere, mwegere imbere, mwegere imbere, mwegere imbere, mwegere imbere, mwegere imbere. Tugiye gusengera ubuzima bwanyu. Imana ibahe icyerekezo, Imana ibahe icyerekezo, Imana ibahe icyerekezo. Murakoze cyane, Imana ishimwe. Reka dusenge. Imana imbabazi nyinshi, dusengera urubyiruko rw'abakobwa barumva barwaye muri aya materaniro, ariko dushingiye ku mbaraga ziri mu kino giterane. Turatura ubuzima ku buzima bwabo, turatura amahoro. Aba bana bagomba kuba bazima, ribarya barabyumva, ntibazi naho byaturutse. Twebwe turabisohora ku buzima bwabo, tubatuyeho ubuzima bwiza, bakorere mu rukundo rwawe. Urakoze Mana, tugushimiye ibintu ukoze ku buzima bwabo. Tukongera amashyi uko nawe mu izina rya Yesu mwamugira neza. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Amen. Amen. Ngiye gusoza, hanyuma twumve korari. Ndashaka kubasabira amafaranga.
amaki murashaka umva rero amafaranga murayafite ariko mufite makeya amafaranga menshi ameze guteme amakeya ntacyo amaze ntago ubonamo mituwere ntago mbese ibintu bike byose nta kintu bimaze ibintu byose bikeya ntacyo bimaze agakiza gake ntacyo kamaze ibitotsi bike ntacyo bimaze niyo mpamvu tugiye kubasabira amafaranga ngahe ameze gute kandi muzagwe mwabyumvise ntazabagushe muzayategeke ndashaka kubasabira amafaranga ibyo muhinze bikera insina zanyu zikera ikintu cyose mukozeho kikababera cyiza amen hari amasezerano yo kubiganza biravuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza mugire gutya sasa ikiganza cyawe kirebeho haleluya icyo uza gufata cyose kikubere cyiza icyo ukoreho cye kuzagucika nutera igiti cy'umwumbati kizere niworora itungo rizororoke cyane haleluya ngiye kubaturaho umugisha kandi murawubona kandi murawumva kandi murawugendana mana izi byose ifite isi nk'ubutunzi bwayo inyenyeri n'izawe zo ku ijuru ukwezi n'ukwawe n'izuba amazi yo ku isi yose n'ayawe amafi yo mu nyanja n'ayawe ifeza n'izahabu n'ibyawe kuri uyu musozi twatuyeho ubukire twatuyeho umugisha ibyo bahinga ibyo bahinze bizere cyane byikube ucuruza yunguke ukora akazi byemere twatuyeho umugisha mwinshi kandi tubikoze mu izina rya Yesu kuko ni wowe utanga umugisha Adamu yari umukire wamuhaye ubukire Adamu yari akiza afite ibintu byose icyaha kizana ubukene ariko mu izina rya Yesu ubwo twakwakiriye tanga umugisha turagushimira ko ubyemeye Mana mu izina rya Yesu amen amen ndashoje rero ndashaka kubasabira ubwenge abana banyu bagira iki ubwe umwana ugira amanota makeya tugiye kumusengera dufite ababyeyi batuka abana babo byaranze hari abana babaswa bajya babona bizeru muze hano abana babaswa baze hano muhora mutsindwa mu ishuri ngwino bahora bagutukaho kubita inkonje nyaruka ngwino tugusengere hari umwana byanze ku ishuri ndababona mubona ibizeru nimuze hano nimuze mujye mubona amazeru muze hano mwe kubyigana mugende gakeya abana babona amazeru tugiye kubasabira umwuka wera tubasabira ubwenge no mu ishuri mwumvira ababyeyi mwabyumvise muzabona amanota menshi amanota ngahe okay mugiye gukora ku matwi rero ngo mujye muva mwari mukore ku matwi mwari munamvuka muzajye mwumva amatwi mwayakozeho mukore ku maso mujye mubona mukore ku mutwe ubwenge buze Mana nsengeye bano bana abana waduhaye aba bazavamwe abayobozi b'igihugu bazavamwe abayobozi b'itorero ibyo wavuze ku itorero wavuze ku gihugu ni iby'abana bato abana bazarama shingiye ku butware watanze ku itorero mbatuyeho ubwenge amatwi yabo yumve amaso yabo abone amanota bazanye mu gihembwe cya mbere turayanze twatse amanota mashasha ku bana aba bana Mana baha umwuka wera bakure mu gihagararo bakure mu muco bagira akamaro imiryango yabo kandi uhereye kano kanya nubwo bimeze gutya mu ijuru babyandike kandi babifotore amanota bazanye ubushize turayanze twatse amanota mashya kuri bano bana ubaha ubwenge ubahe kubaha ababyeyi babo tubakuyeho ihohoterwa mu izina rya Yesu duciye ihohoterwa ku bana bacu mu izina rya Yesu bakure bashimwa n'Imana buzuye umwuka wera urakoze Mana mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibahe umugisha muzabona amanota menshi turashima Imana kuko ku ngoma murakoze cyane mwihangane ngiye gusengera umukobwa ukeneye umugabo muri kino giterane naze ha umukobwa ukeneye umugabo abahungu ndabasabira amafaranga babona ijambo bazavuga urukundo rwawe rutagira amafaranga ninde mukobwa bidateye isoni kuza hano akavuga ati mu nsengere ntabwo uzaba ari uwa mbere dusengeye
baguha akayira. Umukobwa ushaka ko tumusengera Imana ikamukorera ubukwe yaba yabonetse naze rwose ngwino ubukwe kandi niwe muzabutaha. Ufite imyaka ingahe? Wabyariye mu rugo? Sawa nawe uri umukobwa mugiye kubaseka nimwe muzabatwerera. Ndamara muraseka aba bantu barizeye uyu yabyariye mu rugo atabonye umugabo rero yazabyara abandi. Niyo mpamvu rero uyu nguyu wabyumvise uzakora ubukwe tujye gusengera. Nawe ufite imyaka ingahe? Byo gutera isoni imyaka yawe Yesu arayizi. Ntago yizi ntago azi imyaka afite nta kibazo. Reka nyamara muraseka mujya museka ibintu bikomeye. Abantu bakeneye gutabarwa n'Imana. Mana y'imbabazi nyinshi. Aba n'abana b'Aburahamu. Uyu mwana umukobwa yabyariye mu rugo utamutabaye ntabwo yazavamo umuntu muzima. Niyo mpamvu mu giterane nta soni muteye aravuze ngo Imana mwubakire urugo. Tumukuyeho abagabo b'ibigoryi mu izina rya Yesu. Tumukuyeho karande mu izina rya Yesu. N'umukobwa nuko ngo ntazi n'imyaka afite ariko wowe urayizi. Dushingiye ku butwaro utanga mbatuyeho umugisha wawe. Urakoze Bana mu izina rya Yesu. Amen. Dabera uko mwizeye genda mukora ubukwe muzambara impeta nk'abandi. Amen. Abahungu rero byayobeye muri hehe? Abasore byanze muze hano. Abasore mukuze mukeneye ko Imana yubakira urugo muri hehe? Nta musore uri hano waza ngo tumusengere ati musengere mu giterane Imana inkorere ubukwe. Hari uhari? Abasore bihagazeho bavuze ati bakobwa atazambenga. Hari umuhungu hari tumusengere? Ntawe uhari. Abahungu mwese mumeze neza sawa? Hari umuhungu hari ngo tumusengere tumwatureho umugisha byabi byaranze bahora bamubenga bimeze nabi. Niba haraza tumusengere? Ntawe uhari. Ntawe. Abahungu bose bameze neza. Hari uhari? Hari umuhungu uhari? Ntawe uhari. Hanyuma rero mugiye kwatura aya magambo dusoza. Amen. Ninzajya mvuga ikintu muvuga ngo nimvuga amafaranga uravuga ngo menshi. Nimvuga amahoro uvuge ngo menshi. Nimvuga ibitotsi uvuge ngo byinshi. Mwabyumvise? Nimvuga urugo uvuge ngo urugo rwiza. Nimvuga ubugingo bwiza. Mbatuyeho amahoro, ubugingo, umwuka wera, amafaranga, amagarama zima. Bibabera uko mwizeye mukomere Yesu amashyi. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ayo mashini bara ya Yesu muyakome cyane. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Abantu bicaye nabo bahaguruke turirimbane. Bahaguruke turirimbane. Bahaguruke tuvuge ngo nanjye ndi mubo yanyuzeho. Muri uyu mugoroba Yesu akunyureho mu izina rya Yesu. Yesu arimo kunyura hangaha nturangare. Haleluya. Haguruka turamya Imana. Haleluya. Yes, hallelujah. Amen. 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 Yes. Reka mbabaze turacyaramya Imana. Turacyavuga ngo shira ubwo buririmba imbabazi z'Imana. Ariko ngiye kubabaza ikintu. Mubona gukorera Imana bimwaye hehe? Reka mbabaze mubona gukorera Imana bisebetse hehe? Nta mahoro wagira utari muri Yesu. Ibyo ubona ko ari byiza ni iby'igihe gitoya. Haleluya. Ariko Yesu arabohora. Yesu niwe ushobora kukubohora karande. Turi kuvuga ngo yataye kuri ibicumuro byawe. Sigaho gutinya amateka. Nubwo hari ibintu ubona bisa naho byakurikiranye iwanyu mwese.
ariko Yesu niwe ubohora. Haleluya. Yesu ari hejuru y'imbaraga z'ibiyobyabwenge. Yesu ari hejuru y'imbaraga z'ubusambanyi. Uri muri iyo nona agarukiraho. Uri muri iyo nona n'ibyishimo by'agahe gato ariko ukazarira iteka ryose. Shira ubwoba, ririmba imbabazi z'Imana. Shira ubwoba, ririmba. Shira ubwoba, ririmba imbabazi z'Uwiteka.